muraho bene data, baramukije bari mu birori umunsi wa gatandatu. Imana ikomeze ibahe umugisha, abari mu kizi nabo babashe kuronka, n'abitegura weekend umunsi w'ejo ku cyumweru. Imana ikomeze ibagirire neza, weekend nziza. Ikindi kandi n'abari mu bibazo bihangane, abari mu biriyo bihangane, tubahaye imbere. Abari mu bitaro barwaye bababaye, Imana ibakize. Abo bose Imana ikomeze ibane nabo, kuko ni Imana ya twese kandi ishobora byose, ikabana n'umuntu wese muri situation arimo, yaba ari byiza ibiri kumwe nawe, yaba ari ibibazo Imana ibiri kumwe nabo. Abari ku rugamba Imana ikomeze ibane namwe kandi ikomeze ibiyereke. Ikomeje kubasabira ku Mana buri munsi, twese twifatikanyije hamwe. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano muri Matayo 6 umurongo wa 5 gutangira kuri 5 ukageza kuri 13. Avuga ijambo ryo gusenga, kandi muri iki gihe tubashe kwiga gusenga cyane no kwizera cyane, kuko Imana twamenye ni Imana ikunda ko dusaba, irakunda ko tuza tukayibwira nubwo bibizi kandi biduhera ubuntu, ariko hari aho bidusaba ko tuyisaba, tuyereka ibitugoye kandi yadusubiza tukayishima. Hano haravuga ngo nimusenga ntimukabe nk'indyarya, ngo nimusenga ntimugahagarare mu masinagogi cyangwa mu ibarabara cyangwa ahandi ariho hose kugira ngo abandi bababone, ahubwo nimusenga musenge mwizeye Imana ko ibasha kumva. Ahangaha ni abigishwa bari barimo bamubaza uburyo bagomba gusenga. Imana ibabwira ko batagomba gusenga nk'abafarisayo, kuko abafarisayo ngo bagenda aho babona bakaba ariko babasha gusengera, bakerekana uko basenze. Ariko Yesu arababwira ngo mwebwe timube gutyo. Arababwira ngo nimusenga ntimukagenda musubiramo amagambo, ahubwo muzaza musenga gutya. Abigisha iriya jambo yabigishije ryo gusenga, arababwira ngo muze muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe. Kubera ko ibyo Imana ishaka ni byiza kuri twebwe, adutekerereza byiza, ahora atwifuriza byiza. Nubwo duhura n'ibibazo, turi mu isi itari iwacu, turi mu isi y'ibibazo ikiremetse, ariko Imana yo itwifuriza byiza, aho yageze itanga umwana wayo Yesu kugira ngo tubeho, tuzabone ubugingo buhoraho. Rero twige gusenga Imana kandi twige kwizera ko ibyo dusengera Imana ibyumva kandi izabikora. Tugire kwizera cyane kandi tugire umwete wo gusenga ubudasiba. Tuza tuyibwira turi mu muhanda, tuyibwira turi mu nzira, tuyibwire tugiye kuryama. Uko utekereza kose ubashe kuyisenga, kuko ni Imana izayumva kandi igakora. Ni Imana itari bayari. Ibi byose tubona bitugoye, Imana izigenda ibihindura, ikabihindura amataba, ikagenda ibikuraho ahatari inzira hakaboneka inzira, kubera ko ufite kwizera. Kwizera ni ikintu kwemeza ko ikintu wawe usengera gishoboka kandi kibaho nubwo nta nzira. Imana ni inzira, ni ibuye twubakaho, ni urutare duhungiramo. Rero tuyizere kandi twize gusenga, Imana izabikora. Nubwo bigoye, nubwo turi mu bihe bigoye, ariko ntakigoye Imana, ntacananiye Imana. Yagwaniriye Abisiraheli, yabanye na Esiteri agenda mu masengesho, yabanye na Morodekayi. Imana izayumva gusenga igahindura amateka, izagenda iduhindura amateka, kandi natwe tuzaza twibuka kugaruka kwishima. Murakoze rero kubwira ijambo tugiye gusangira ryo guhora dusenga cyangwa dusangiye, kugira ngo duhore twizera Imana
izabikora kandi nitunapfa tuzaja mu ijuru kuko niho iwacu, hano ni isi iwacu, hano ni mu isi tuzahasiga, abera tuzataha. Imana ikomeye, Imana igira neza, twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza ku mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuvuge ijambo ryawe, ijambo rikomeye ryo gusenga no kwizera. Data, turakwizeye muri byose, mu bitugoye, mu byo tureba imbere tukabona bigoye, twareba inyuma tukabona inyanja, twareba ku ruhande tukabona biragoye. Turakwizeye, turakwizeye, turakwizeye iwacu iriya muri Kongo ko hari icyo uzakora. Turakwizeye muri bihugu by'amahanga ko hari icyo uhakora. Turakwizeye, icyubahiro n'ikuzo Data bikomeze bibe zawe, kandi kugira neza kwawe guhore kugaragara ku bwoko bwawe. Isi ya none Mana wongere utange imbaraga, isi ya none wongere utange kwizera, icyubahiro n'ikuzo bikomeze bibe zawe none n'ibihe byose mu izina rya Yesu.